Turabasuje nshuti bakunzi ba Isange TV Show, tubifurije amahoro y'Imana, twizeye neza ko aho muri hirya no hino mukomeje kugubwa neza. Mbaye ikaze nanone hano kuri Isange TV Show, amazina ni Uwase Diane nk'ibisanzwe. Tugiye gutangirana n'ikibazo kigira giti: ese wajyaga wibaza ko hari ibiryo utemerewe kurya nijoro? Ese wari uzi ko hari amafunguro udakwiye kurya nijoro bitewe n'ingaruka agira ku mubiri, agira kuba yaguteza kurara udasinziriye no kubyuka wumva unaniwe? Reka tubirebere hamwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku biryo cyangwa se ku bwoko bw'ibiryo burindwi tutagomba kurya nijoro. Abantu benshi barabirya bakajya kuryama, ariko hari ibyo bishobora gutuma byangirika mu mubiri, urugero nko kudasinzira, kuba wagira umubyibuho cyangwa bikangiza igogorwa ry'ibiryo. Reka turebe ibyo kurya ubwoko bwabyo burindwi ugomba kwirinda kurya nijoro. Ibiryo bya mbere ni ibiryo birimo isukari nyinshi, urugero keke, amashokora menshi, amabiswi. Ibi ngibi bituma umubiri ukomeza gukora cyane aho kuruhuka, bikaguteza kudasinzira neza. Ubu ni ubwoko bw'ibiryo bwa mbere ukwiye kwirinda kurya nijoro. Ibiryo bya kabiri ni soda n'ibinyobwa birimo kafeyine, urugero ni soda, ama energy drinks, ikawa nijoro. Ibi ngibi byose ukwiye kubyirinda kuko kafeyine ituma ubwonko bukomeza gukora, bigatuma gusinzira bigorana, aricyo cyagiye umuntu abyuka ananiwe ameze nk'umuntu uvuye mu kazi. Ibi biryo ukwiye kubyirinda kubirya nijoro. Ibiryo bya gatatu ni ibiryo birimo amavuta menshi, urugero ni amachipsi, amabrochette z'amavuta menshi, fast foods. Bitinda kugogorwa bityo bigateza kubyimba inda cyangwa se kumva mu nda hagugaraye. Ikindi bikaba byateza ikibazo cya acide mu gifu, ndetse bikagira n'ingaruka yo kudasinzira neza. Aya mafunguro arimo amavuta menshi nk'uko tubabwiye, amafiriti, amabrochette, ibi ngibi byose ukwiye kwirinda kubirya nijoro kugira ngo ubungabunge umutekano w'umubiri wawe. Niba uryamye koko umubiri uruhuke bigende neza. Ibiryo bya kane nanone dukwiye kwirinda kurya nijoro ni inyama nyinshi cyangwa se inyama zikaranze cyane n'amavuta menshi. Ahangaha zisaba igihe kinini cyo kugogorwa cyangwa se igogorwa ryazo riratinda, bigatuma umubiri utaruhuka cyangwa se bigatuma umubiri ukomeza gukora na nijoro. Ibi ngibi biguteza ingaruka zo kumva ubyutse mu nda hagugaraye, ubyutse wumva ibyo wariye n'ubundi bikiri mu nda. Ahangaha ni uko uba wariye inyama nyinshi cyangwa se zikaranze, ku rugero zikaranganywe amavuta menshi. Aya mafunguro tuyirinde kuko atuma umubiri wacu uhura n'ikibazo cyo kuba igogorwa ryabyo ritinda cyane. Ibi ngibi bigatuma umuntu ataruhuka cyangwa se ijoro ryose igifu cyaraye gikora, ariho handi bikugiraho ingaruka ukabyuka wumva umeze nk'umuntu utari uryamye. Aya mafunguro irinde kuyarya nijoro. Ibiryo bya gatanu ni ibiryo birimo ibirungo bikaze cyangwa se ibirungo byinshi, urugero ni ibyo tuzi nk'isosi ziba zikaranganya ibirungo byinshi. Ahangaha bitera gutwika mu gifu cyangwa se bigateza acid reflux nijoro. Ibi ngibi ni bibi, ukwiye kubyitondera cyangwa se ukwiye kubyirinda kuko bishobora guteza ikibazo mu gifu. Ibi ngibi nabyo ni bimwe mu biryo dukwiye kwitondera. Ibindi biryo dukwiye kwitondera ni imbuto zimwe na zimwe zifite isukari nyinshi, urugero nka mango cyangwa se imyembe, inanasi nyinshi nijoro, kurya imyembe cyane nijoro. Izi mbuto zose dusangamo isukari nyinshi. Ibi ngibi ntabwo ari byiza kubirya ari byinshi nijoro kuko zongera energy aho gufasha umubiri gusinzira. Ibi ngibi ntabwo ari byiza, ukwiye kwitondera kurya izi mbuto zigira isukari nyinshi nijoro. Ikindi cya karindwi nanone, ibyo kurya bya karindwi ukwiye kwitondera ni ukurya ibiryo byinshi mbere yo kuryama. Ahangaha niyo byaba ari indyo nziza, kurya byinshi cyane mbere yo kuryama ntabwo ari byiza kuko bitera ibiro kwiyongera cyane, ko ushobora kurya amafunguro arimo karori nyinshi, ahangaha ukisanga ibiro byawe byiyongereye, ndetse ikindi bishobora gutera kudasinzira neza. Ibiryo byinshi si byiza,
kabone niyo byaba bifite intungamubiri nyinshi cyangwa se kabone niyo byaba bifite intungamubiri bikungahaye cyane ku byubaka umubiri cyangwa se bikungahaye ku birinda indwara, iyo bifashe byinshi bikarenza urugero bishobora guteza iki kibazo cyo kwiyongera ibiro cyangwa se bigatuma udasinzira neza. Ariho abantu benshi bakunze kubyuka bumva bananiwe, bumva nta mahoro bigeze bagira. Ahangaha acunga neza niba nta na kimwe uba utakoze muri ibi tumaze kukubwira. Ahangaha wakwibaza ngo ese nyuma y'ibi ngibi ni iki twakora nijoro? Icyo wakora nijoro nta kindi, hitamo yogati nkeya cyangwa se amata ashyushye nayo ubwo ari mu rugero. Hitamo kurya imbuto kabone niyo zaba zirimo isukari ariko uzirye nkeya. Ikindi wibuke kunywa amazi. Ngira ngo amazi murabizi neza ko ari isoko y'ubuzima bwiza, umubiri wacu uhora uyakeneye. Mu mwanya wo gufata bya biryo, wo kurya za nyama nyinshi, ya mashokora, ya mananasi menshi cyangwa se ya mafiriti, wakoresha yogati nkeya cyangwa se amata, cyangwa ugakoresha imbuto nkeya ndetse ukaba wafata amazi. Turagushimiye wowe tubanye muri iyi video. Tugana ku musozo turakwibutsa gukora subscribe, ni uburyo bwiza bwo guteza imbere iyi channel yacu. Turabasaba kandi tubinginga kugira ngo mukore subscribe ndetse unasangiza umuntu umwe gusa iki kiganiro, nawe amenye ibi bintu, nawe amenye ibintu dukwiye kwitondera kurya nijoro. Uzaba ugize neza kandi uzaba umurinze nawe, urinze n'ubuzima bwe. Rero turabashimiye mwese tubanye, kandi niba wakunze iyi video usangize abandi, usige na like ndetse uduhe n'igitekerezo cyawe, utwandikire muri komenti, tubwire igitekerezo, utugezeho inyunganizi cyangwa se n'icyifuzo. Tuba duhari ku bwanyu kugira ngo tubashe kumenya no kumva neza amarangamutima yanyu kuri ibi biganiro byacu tubagezaho. Turabashimiye kandi tubifurije amahoro y'Imana mu byo mukora byose. Mukomeze guhirwa, murakoze cyane.